byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose ibikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo, ashimwe. Mu buzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose ibikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo, ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera, icyakora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda, imbere ye niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe, ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera, icyakora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda, imbere ye niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe, ashimwe. Turabyibutse ibyo yakoze, ashimwe, ashimwe. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Shammah, you are Shammah, you are Shammah, you are Shammah, Alpha and Omega. You are Shammah, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh,
You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, Shakata. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Iminota ibiri dusenge, ugume kuri iyo note. Data, mu izina rya Yesu Kristo, gusenga ni ukuvuga, gusenga ni ukurekura ijwi ryawe ukavuga. Mwami, turagushimira umugoroba mwiza, umugisha uduhaye. Mwami, turagushimira umugoroba udasanzwe w'icyubahiro uduhaye. Tugeze ku wundi munsi, mu yandi mahirwe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugeze ku munsi wa kabiri w'ukwezi kwa 9. Turi mu cyumweru cya kabiri cyo gushima Imana. Ku myaka 10 spiritual gravity ivutse, wabaye Imana yo kwizerwa, wabaye Imana yo kwiringirwa, wabaye Imana yo kwizerwa. Warahabaye, waragaragaye, wihesheje icyubahiro, wakoze iby'imbaraga, wakoze iby'icyubahiro. Imitima yacu irabinezerewe, ubugingo bwacu burabinezerewe. Turabyibuka, uri Imana yahaye ishusho ibitari bifite ishusho. Ibyakambagambaga wabihaye kwihuta, ibyari bihengamye warabihenguye. Wabaye Imana guhamagara umukozi wawe Reverend Irakoze Olivier. Warakoze kumukura kure, ukamukura mu butayu, akemera kwitaba umuhamagaro. Wagize neza Mwami, icyubahiro ni cyawe. Uyu mugoroba ishimwe ni ryawe. Uyu mugoroba uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Natwe tuzamuha imitima yacu imbere yawe, tugushimiye imirimo ikomeye wakoze, tugushimiye imirimo ihambaye wakoze. Wamenye inzugi z'imiringa, ibihindizo by'ibyuma wabiciyemo kabiri. Wirukanye imisozi yari imiri imbere yacu, waratuzigamye, waratwimanye. Wanze ko tuba umuhigo w'abanzi bacu, wabimye impundu zabo kuneshwa kwacu. Wadutwikiriye ubwambure, wadutwikiriye mu mvura nyinshi. Wabaye Imana mu mwijima, watubereye umucyo. Mu butayu watubereye isoko, watubereye intwari mu ntambara, watubereye umurengezi, watubereye umutabazi. Tuzirikanye imirimo yawe, turavuze ngo ni wewe wahabaye, turavuze ngo ni wewe wahabaye, turavuze ngo ni wewe wahabaye. Warahabaye cya gihe, turagushimye. Warahabaye rya joro, turagushimye. Warahabaye ya minsi, itorero riragushimye, abera baragushimye, abashumba baragushimye, ababyeyi baragushimye, abakobwa baragushimye, abasore baragushimye. Warahabaye cya gihe, uri Imana nziza. Warahabaye cya gihe, Imana ya cya gihe, Imana ya rya joro, Imana ya cya gihe, Imana ya cya gitondo, Imana ya wa mugoroba, Imana ya bya bihe, Imana ya ya minsi,
Imana ya cya gitondo tuyizamura ishimwe. Irakwiriye, irakwiriye. Imana ihuza abantu babiri bakagaruka ari bane. Imana yo kwizerwa, Imana ikora imirimo ikomeye. Waratuzuye, turabigushimiye. Turiho kubw'umugambi wawe, turiho kubw'ishimwe ryawe. Imana ya cyagiye tuyihaye icyubahiro. Imana irera imfubyi zigakura. Imana yita ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Imana y'ubuntu bwinshi, Imana y'icyubahiro. Ndagira ngo usenge ushima Imana ya cyagihe. Imana ya cyagihe, Imana ya cyagihe. Imana ya Irakoze Olivier, Imana ya cyagihe. Imana ya Gravity, Imana y'iki gicaniro. Imana ya cyagihe yibutsa amateka we nayo mufitanye, yibutsa urugendo, yibutsa ibihamya by'ibyo yakoze. Imana ya cyagihe, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa. Vuga byature, byature. Imana wabonye uri kwa muganga cyagihe. Imana wabonye uzengurutswa cyagihe. Imana wabonye muri ya minsi. Imana wabonye cyagihe. Ikwiriye gushimwa, ikwiriye guhabwa icyubahiro, ikwiriye guhabwa icyubahiro. Niyo Mana yo kwizerwa, niyo Mana yo kwiringirwa, niyo Mana y'amasezerano, niyo Mana y'amasezerano, niyo Mana y'amasezerano, niyo Mana yo kwiringirwa, niyo Mana ibeshaho, niyo Mana irema, niyo Mana igira ikikora, niyo Mana yaduhetse, niyo Mana yaduhetse, niyo Mana yaducikiye, niyo Mana yaturamiye, niyo Mana yaturamiye. Dusuye amateka yacu, aho turi uyu munsi n'ubuhamya bugenda. Hago twari tuzi ko twahaba, ariko twabonye Imana, twabonye kwizerwa kwayo. Ni Imana ikomeye, ni Imana y'icyubahiro. Ongera uyibwire ngo warakoze, ongera uyibwire ngo warahabaye, ongera uyibwire ngo ni wowe Mana. Ongera ubwire ngo umutima wanjye uzakomeza ukwizere, ibyiringiro byanjye bizakomeza bikwizere. Ndagutumbiriye no mu yindi myaka iri imbere, ndagutumbiriye no mu kindi gihe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Lebe sata yalaka yitabia shalakata katekele kota yitayalema matakarandele beleta vale katandele keta shalakate bete ya faiteleva. Ndagira ngo utange ubuzima, ugira umuntu ufata mu kiganza, umusengera isengesho ribwira Imana ngo Mana mugeze kurundi rwego, Mana mugeze kurundi rwego. Gira umuntu ufata ibiganza, umuha ubuzima, umwatureho ijambo, umwatureho ijambo. Wenda n'uwo mwicaranye, wenda n'uri imbere yawe, wenda wanatera intambwe, ariko ndabyumva, 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 ndabyumva. Hari ibihanda byapfuye muri iyi minsi yo gushima, hari imirambo y'ibihanda ndeba, hari ibihanda byacitse amaboko, hari ibihanda Imana yavunnye amaguru, hari ibihanda Imana yishe, hari ibihanda Imana ikubise hasi, hari ibihanda by'indwara uyu mugoroba Imana imenaguye, hari ibihanda bya diyabete, hari ibihanda bya sida, hari ibihanda by'impyiko, hari ibihanda by'uburwayi, hari ibihanda, hari ibihanda, hari ibihanda. Musengera niwe marayika, musengera niwe muhanuzi Imana iguhaye guhagararana nawe. Reko tatata kaderebo shakata yakate katekaya yereko tayara kate tayarebo. Sinabumva mutogote, musenge, musenge, senga hamagara Imana, senga hamagara Yeri. Imana irumva, Imana irasubiza, Imana irakora. Dufite ubuhamya yatayebo sharaderebo yafai. Niba utemera ubuhamya, wakwemera ubwa Nadia, wakwemera ubwa Irakoze Olivier, wakwemera ubwanjye uhagaze imbere yawe. Nawe uri ubuhamya bugenda, nawe uri ubuhamya bugenda, uri ubuhamya bugenda. Abana bawe ni ubuhamya bugenda, ubuzima bwawe ni ubuhamya bugenda, iki gihugu ni ubuhamya bugenda, iri torero ni ubuhamya bugenda, uyu murimo ni ubuhamya bugenda. Ubuhamya bw'uko Imana yumva, bw'uko Imana ikora,
ubuhamya bw'uko Imana isubiza, ubuhamya bw'uko Imana nta yindi Mana yasa nayo. Ubwo buhamya turabufite, ubwo buhamya turabufite. Yetakaya rebo shataya. Nawe uri online bana natwe muri uyu mwuka wo gusenga, muri uyu mwuka wo gusenga, muri uyu mwuka wo gusenga. Iri joro ibihanda birapfa, iri joro ibihanda birapfa, igihanda cy'ubukene kirapfa, iri joro igihanda cy'igisuzuguriro kirapfa, igihanda cy'ubugumba kirapfa, igihanda cy'akahanda kirapfa, igihanda cy'uburwayi kirapfa. Iri joro hari ibihanda twishe, hari ibihanda tumenaguye muri iki kirere, hari ibihanda dukubise hasi muri iki kirere, hari ibihanda tubyinagiye, hari ibihanda tumenaguye, hari ibihanda twambuye ijambo, hari ibihanda tuzimije iminwa, hari ibihanda ducecekesheje, hari urusaku rw'abadayimoni tuzimije, hari urusaku rw'abadayimoni tuzimije. Wa rusaku we ceceka, ceceka mu izina rya Yesu. Buri gihanda cyose cyari imbere yawe, buri Goliyati wese wari imbere yawe, buri gasozi n'umusozi byari imbere yawe. Ndabibwira ngo wiyite iki wa musozi we? Imana irakoze Olivier, ni Imana ikora, yagendanye nawe imyaka 10. Imana yanjye ni Imana ikora, Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Ibyiringiro by'abizera, ibyiringiro by'abizera, ibyiringiro by'abizera, ibyiringiro by'abizera. Umunota nturashira, turacyari gusenga umunota umwe, umunota ntabwo urashira. Ongera uyihamagare, ongera uyihamagare, ongera uyihamagare, ongera uyihamagare, ongera uyihamagare. Gira ibintu uvuga mu mazina, gira ibintu watura, gira ibintu urema, gira ibintu urema, gira ibintu urema. Yeta ta ta tekate erema takatala boshatata yarama telema tayele kadere matayasa yetata yaralele sateta yaba sharama takate yaremelifa. Vino ntabwo idusiga uko twari tumeze, vino ntabwo idusiga uko twari tumeze, vino ntabwo iri budusiga uko twari tumeze, vino ntabwo iri budusigira indwara, vino irahindura ibintu, vino irazana izina rishya, vino irazana amateka mashya, vino irazana ishimwe rishya, vino irahagurutsa marayika wundi, vino irahagurutsa andi maboko, vino irihutisha ibintu, vino sha, 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 vino sha. Vuga amazina abana bawe, vuga amazina abana bawe nubwo baba batahari, bavuga mu mazina uboherezeho ijambo, bavuga mu mazina uboherezeho ijambo, bavuga mu mazina uboherezeho ijambo. Vuga madamu wawe mu mazina, umwoherezeho ijambo. Vuga umwana wawe uri kure, umwoherezeho ijambo. Umunota ntabwo urashira, turi gusenga umunota umwe. Ore masai harefa, ore maseketa, ele masetelele, lele faele kosa meridele. Urakoze mwa, zamura ibiganza byawe, zamura ibiganza byawe. Ndasaba abantu bicaye bahaguruke, ndasaba abantu bicaye bahaguruke, n'abariya bicaye inyuma bahaguruke. Nyumvira uzamura ibiganza byawe imbere y'Imana. Nimukingure umutima kugira ngo mwakire vino nshya, oroha kugira ngo wakire vino nshya. Zamura ibiganza byawe, zamura ibiganza byawe. Ngewe ndasanzwe ariko Imana iri muri nge ntisanzwe. Ngewe ndoroheje ariko iri muri ngewe ntabwo ari Imana yoroheje. Ngewe sindemereye ariko uri muri nge araremereye.
rekosata ya reberi fayire groveri esaide. Zamura ibiganza byawe, zamura ibiganza byawe. Twakoze ingendo nyinshi kugira ngo tuze ku bwawe, twasenze cyane kugira ngo tuze ku bwawe. Wibifata nk'ibidafite agaciro kubona abantu burira amatike za Canada, n'abandi ejo bazaza, n'abandi bazaza kundi munsi. Amahanga yahuruye, amahanga yegeranye. Wowe wateye intambwe, twe twasize twateye intambwe. Wibifata nk'ibisanzwe uyu mugisha, wiwufata nk'umugisha usanzwe. Oroha mu mutima wawe, oroha mama, oroha mushiki wanjye, oroha ubwira Imana ngo ndi hano, oroha ubwira Imana ngo iri jambo ni iryanjye, oroha ubwira Imana ngo igihe gishya kiraje mu buzima bwanjye. Ongera ubwira Imana, ongera ubwira Imana ngo ndi hano. Umutima wanjye nawe uviduyemo ibindi. Nkeneye vino y'umutobe, nkeneye vino idasharira, nkeneye vino sha, nkeneye vino sha, vino sha, vino sha, vino sha, vino sha, vino sha, vino sha. Zamura ishimwe ryawe, zamura usenga ushima, ubwira Imana ngo warakoze kubw'urugendo rw'imyaka 10, warakoze guhamagara umukozi wawe, warakoze, warakoze. Umunota ntabwo urashira, ntabwo umunota wari washira, turacyasenga. Ndabona abantu bagiye guhigura imihigo bari barahize, ndabona abantu bagiye guhigura imihigo bari barahize, ndabona abantu bagiye guhigura imihigo bari barahize. Umunota ntabwo urashira, umunota ntabwo urashira. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Mwami, urakoze Yesu, urakoze Gitare we. Izina ryawe nirishimwe. Bana natwe Mwami, bana natwe Kristo, bana natwe Gitare gikomeye, bana natwe nshuti nziza, bana natwe Mwami w'abami. Turagushimiye, tugukuriye ubwatsi, tugukomeye amashyi, tugukuriye ubwatsi, tugukomeye amashyi, tugukuriye ubwatsi, tugukomeye amashyi, tugukuriye ubwatsi, tugukomeye amashyi. Komera umwami w'abami amashyi menshi cyane, komera umwami w'abami amashyi menshi cyane. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icara mu kubaho kw'Imana. Bwira umuntu muri kumwe ngo Imana nutayumva muri iyi minsi, uzayumva nyuma y'indi myaka 10. Mubwire nyuma y'indi myaka 10. Mushumba urakoze cyane kuduha agatuti ku munsi ugira kabiri. Imana iguhe umugisha, turabishimiye cyane. Umuntu nakora ikintu cyiza ujye ukimushimira. Yesu ahabwa icyubahiro. Mico imwe n'imwe muri Afurika, iyo ushimiye umuntu cyane abantu baravuga ngo uri kugura inzira, ariko n'uwagura inzira yayigura ku muntu w'umugabo, nabyo ntacyo byaba bitwaye. Ndagushimira cyane kubw'iyi teme Imana yagushyize ku mutima, kandi mu bantu benshi ukemera ko mfata mikoro kugira ngo ngire icyo mvuga imbere y'umukumbi Imana yaguhaye. Turabyubashye cyane. Mperuka kujya ahantu hamwe
nari ndiho mbwiriza hari habuze umuntu, abantu baravuga bavuga ibigwi, abo biganye, abo babanye, abo bakoranye. Mbaza umwana w'umwe muri uwo muntu wari we watashye, abajya bankurikira kuri TikTok barabizi ko nabivuze, bite urubuga rukurikiranwa n'abantu 6842 gutyo. Mbaza uwo mwana ndamubwira ngo aba bantu bose bavuze neza umubyeyi wawe murabazi mama wanyu papa wanyu akiriho? Arambwira ngo tuzimo 2 gusa, kandi hari havuze abarenga 100, baravuze amasaha n'amasaha. Bwira ukwegereye ngo umuntu nagukorera ikintu cyiza ujye umushimira akiriho. Nimubibwirane mubwire ngo umushimira akiriho. Muzanire ururabo akibasha guhumurirwa, akibasha kugira gute? Guhumurirwa. Urumuhe umubwira uti uru ni ururabo nari nkuzaniye. Ariko abantu azana ururabo yaguze 100,000 akaruzana kuri simetieri akanamuvugaho, nyamara ntiyegeza amuzanira n'ururabo na rumwe akiri muzima. Umuntu nakora ikintu cyiza ujye umushimira agihumeka. Abantu bari online ndabakiriye, harimo abana bo ku gicaniro, harimo umuryango wanjye, abasuje cyane, Imana ibahe umugisha. Ndabizi ko muri kunsengera, umwami Imana bishimirwe cyane. Nitwa Niragire Jackson, ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana 3, bahungu 2 n'umukobwa umwe, mfite amashimwe. Ejo navuye hano mbona message nziza yanejeje. Nari mvuye mu Rwanda kandi mbonye message nayo yanejeje. Hanyuma ngeze mu rugo ahantu heza aho banshumbikiye, nabwo mbona message nziza nayo inejeje umutima wanjye. Nari nashimye ko umuhungu wanjye ugiye kujya segonderi yagize 88, hanyuma umuhungu nawe urangije segonderi ugiye kujya kaminuza nawe yagize amanota 76, yabitsinze nawe. Yakome neza amashyi y'Imana, yakome neza. Urumva ko ndi mukuru cyane. Umuntu ufite umuhungu ugiye kujya muri kaminuza ntago noroshye. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Twagiye mu byanditswe byera kuko turi buze kugira akanya dusenge, ntabwo ndi Imana irabigenza neza mu izina rya Yesu. Ijambo vino riza muri Bibiliya inshuro 205, rivugwa mu bihe bitandukanye. Umukozi w'Imana ari gusenga, Imana yamuhaye ijambo rivuga ngo vino nshya mu mikuzo mishya. Twebwe muri Bibiliya yacu baravuga ngo vino nshya mu mifuka mishya. Mu gihe cya kera iyo bengaga vino ikiri umutobe bayishyiraga mu mufuka w'uruhu rw'ihene. Uruhu rw'ihene bakannye neza bagasukamo ya vino, barangiza bakayihambira, hanyuma uko ikura rukagenda rukamuka. Ariko vino nshya ikiri umutobe yabaga iremereye, ntibashoboraga gukoresha umufuka ushaje, kubera ko umufuka ushaje washoboraga gucika vino igasandara hasi. Imana rero yashize umukozi w'Imana ijambo rivuga ngo vino nshya mu mikuza mishya. Ijambo risa n'iryo reka turisome muri Matayo ibice 9, naryo risa n'iryo hamwe ni Luka wabivuze, hano ni Matayo. Haravuga ngo kandi vino, Matayo ibice 9 umurongo wa 17, kandi nta wasuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje,
hano barabivuga mu mifuka y'impu. Ntabwo zabaga ari impu zose, ntabwo ari uruhu rw'inka, ntabwo ari uruhu rw'intama, ni uruhu rw'ihene. Rwarorohaga bakarusukamo vino. Kandi nta wasuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje. Uwagira atyo imifuka yaturika, vino igasandara hasi, imifuka ikononekara. Ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya, byombi bikarama. Yesu ashimwe cyane. Abo turi kumwe duhereza Imana icyubahiro. Vino nshya isukwa mu mifuka mishya, vino nshya isukwa mu mikuza mishya, byombi bikarama. Amavuta Imana igiye kuguha ntabwo ari amavuta uzagenda n'icyumweru kimwe, ni amavuta arama. Ibihe byiza Imana igiye kuguha ntabwo ari ibihe bigutinda y'icyumweru kimwe, oya, ni ibihe ugiye kugendana urugendo rurerure. Abantu basize akazi basiga ibintu. Niba hari ikintu gikomeye gihenze ni ugukora urugendo uri kumwe n'abana. Gukora urugendo birahenda. Baba bafite amadosiye nk'ayo kugura indege, nuko aho mugeze bahita babashyira imbere, ariko birahenda cyane. Tubakomera amashyi menshi. Kubaha. Narabibonye umubyeyi ari kubivuga, narabibonye ari kubwira abana be aho bari ku isi yose, arababwira ngo muze mugerageze muhaboneke, muhaboneke. Kandi ikintu gitangaje, akoresha autorite kandi ukumva ugomba kuhaboneka. Kandi ntabwo agukandira akanyenyeri, akoresha autorite ukavuga ngo ndahaboneka byanze bikunze. Yarahamagawe uyu mugabo, tumukomera amashyi menshi. None baje, ngewe nari nzi ko batazaza, none baje, n'abandi ejo bazaza. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Ayo mashyi nibaraye Imana arengaho cyane mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Vino nshya ni Kristo ubwe wivugaga. Vino nshya ni Kristo ubwe wivugaga. Niwe wari vino nshya. Hari vino y'isezerano rya kera ry'amategeko, hakaba na vino nshya. Kristo wivugaga vino nshya, ibyishimo bishya, impano nshya itorero twahawe. Ariko nubwo yari vino nshya, yahuye n'imitima yari iremereye. Imitima y'abafarisayo, imitima y'abasadukayo, imitima y'abanyedini ntibafunguka ngo bemere vino nshya yarije, ahubwo bagumana vino ya kera. Yesu aravuga ngo rero nta wafata vino nshya ngo ayisuke mu mifuka ya kera. Abo yagiye ahamagara mu bigishwa be, ubarebye ejo narababwiye ngo mbere yuko Imana igukoresha irabanza ikagukora. Yarabanje arabakora, bahinduka imifuka mishya kugira ngo abashe kubasukamo vino nshya. Niba hari ijambo rikomeye mwahawe, ni iri jambo Imana yashyize ku mukozi w'Imana. Ni iri jambo Umwuka Wera yamuhumekeye ngo ribe ijambo ribambutsa imyaka 10 mwinjira mu yindi. Iri jambo ryaransengesheje, ryandaje amajoro, ariko nanjye nakiriye vino nshya. Kuko narasenze ndavuga ngo singiye gutanga vino nshya nanjye ntayo mfite, nanjye ubanza umpe vino nanjye ngiye gutanga. Tuzamurire Imana icyubahiro. Urabizi iyo turi imbere yanyu tuba turi kurekura, ariko kandi tukakira. Bibiliya iravuga ngo uwigisha, abigishwa bagabane n'umwigisha umugisha wose. Yesu ahabwa icyubahiro. Nanjye guhagarara kuri iki gicaniro nzurira indege njyanye vino nshya. Niba ubinyifurije ntunga ibiganza umubwire ngo yitware mu izina rya Yesu. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Kuko hari ibindi bihugu numva Umwami Imana agiye kunyoherezamo, iyo mvuye hano ibintu birahambuka. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Niyambwira ngo uzaze wicare gusa ntuvuge, nari kuza. Uzaze wicare gusa nari kuza. Impamvu ndazi kwihuza n'amavuta icyo bikora. Tuzamurire kubaho kw'Imana icyubahiro.
Yesu nashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Imana ni nziza. Haleluya, haleluya. Hari ibintu bigera kuri 7 ngira ngo maganirize. Uburyo utegura umutima wawe kugira ngo wakire vino nshya. Ikintu cya mbere, kugira ngo wakire vino nshya mu mutima wawe, ugomba kwikuramo intambara zo mu mutima no gusharira kose. Ugomba kwikuramo intambara zo mu mutima no gusharira kose. Imana ishimwe cyane. Intambara zo mu mutima no gusharira kose. Vino nshya ntabwo ijya yinjira mu mutima urimo intambara, ntabwo ijya yinjira mu mutima urimo gusharira, ntabwo ijya yinjira mu mutima urimo bifu. Oya, yinjira ahantu hatarimo gusharira, yinjira ahantu hateguwe. Kugira rero ngo wakire vino nshya muri wowe, ukwiriye kwikuramo intambara zose zo mu mutima. Ntibagize gutya, ntibyagenze gutya, ntibyagenze kwa kundi. Izo ni intambara zo mu mutima zituma utakira. Ntibandebye, ntibyakunze uku, ibyo urabirenga ukikuramo intambara zo mu mutima. Vuga ngo intambara zo mu mutima. Intambara zo mu mutima ni intambara uba ufite imbere muri wowe, ni intambara abantu batabona, ariko wowe imbere muri wowe uba urwana nazo. Rimwe na rimwe izo ntambara zo mu mutima ukazikoreraho Imana, ugahagarara hano ku ruhimbi ufite intambara zo mu mutima, ukadiyakona ufite intambara zo mu mutima, ukicara ufite intambara zo mu mutima. Izo zituma utakira. Turakureba tukakubona, umukozi w'Imana agahamagara abagabura b'ijambo bagaca imbere yawe, ariko kubera intambara zo mu mutima bikaza bigakubita igikuta, ntibibashe kwinjira, vino nshya ntiyinjire muri wowe imbere. Niba ushaka kwakira vino nshya, sohora intambara zo mu mutima. Sohora intambara z'abakuretse, abakuvuze, abakwitayeho n'abatarakwitayeho. Haco bitwaye, Imana iracyari yawe, Imana iracyari kumwe nawe, Imana iracyari yo kwizerwa mu buzima bwawe. Sohora intambara zo mu mutima imbere, wakire vino nshya. Gusharira ko mu mutima, umuntu ajya kugira akakugendana imbere muri we. Icya kabiri nihuta, ni ukwihana. Kwihana no kwihanirana. Yobu 22 umurongo wa 21. Yobu 22:21. Iyuzuze nayo ubona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Iyuzuze nayo, iri jambo iyuzuze nayo mu rundi rurimi nasomye haravuga ngo iyunge nayo. Kandi harimo amagambo abiri, hari ukwiyuzuza n'Imana, hakaba no kwiyuzuza na mwene so. Mwene so mugakorana umurimo w'Imana mutavugana, ntabwo ajya njyamo, n'ubundi biragoye ko kujyamo, ntabwo mwumva, biragoye kumwumva. Ariko niba ushaka kwakira vino nshya, iyuzuze nayo. Iyuzuze nayo. Iyuzuze, senga isengesho ryo kwiyuzuza nayo. Iyuzuze nayo. Iyuzuze na mwene so, iyuzuze n'uwo mukorana umurimo w'Imana, iyuzuze na wa wundi ujya usitaraho kenshi. Kora ikiganiro nawe. Impamvu ni igihe cya vino nshya. Ushobora kwakira vino nshya ufitanye na bifu mugenzi wawe. Iyuzuze nayo. Numara kwiyuzuza nayo, iyuzuze na mugenzi wawe.
iyuzuze na mugenzi wawe. Kora isengesho ryo kwiyunga, kora isengesho ry'ubusabane. Bibiliya iravuze ngo noneho iyuzuze nayo. Nibyo wiyujuje nayo, ariko na mwene so iyuzuze nawe. Iyuzuze nayo, iyuzuze nayo. Ubwo nibwo vino nshya izakuzaho. Iyuzuze nayo, iyunge nayo. Utandukane n'utu na turiya. No, iyuzuze nayo. Sengera ururimi rwawe rwezwe, sengera ibiganza byawe byezwe, sengera ibirenge byawe, sengera intekerezo zawe. Iyuzuze nayo, iyuzuze nayo. Ugira amagambo asenya abandi, yahindure wakira amagambo yubaka abandi. Ugira amaso areba ibibi gusa, bihindure urebe n'ibyiza Imana yakoze. Rekeraho kunenga bike byakoze, ubishimira Imana. Waba uzi aho byanyuze, waba utahazi, nta komenti yindi ikenewe. Iyuzuze nayo. Munkunde cyangwa ntimunkunde, noneho iyuzuze nayo. We kugira amahwa mu mutima wawe, we kugira amahwa ku bandi, we guhinduka ibuye risitarwaho. Ugusitayeho wese agenda agira ukuguru gutya, kubitaho gutya. Bibiliya iravuze ngo iyuzuze nayo. Bibiliya iravuze ngo iyuzuze nayo. Ubwo nibwo vino shiri buze gutemba. Iyuzuze nayo. Numara kwiyuzuza nayo, ariko ivino shiraza kubazaho. Iyi vino iraza kubazaho. Hari abantu Imana igiye gusubiza uburyohe. Hari abantu Imana igiye gusubiza uburyohe. Abagiye kubusubizwa bavuge ngo amina cyane. Bashaririwe igihe kinini, ariko bagiye gusubizwa uburyohe. Bibiliya yavuze ngo none wiyuzuze nayo. Ubone gutekana, ubone kuba amahoro. Ndakira vino nshya, vino nshije mu buzima bwanjye. Utari wiyuzuza nayo, utari yuzuza na mwene so, iraza kugukwepa ijye kuwiyujuje. Iyuzuze nayo. Aho ni kabiri. Gatatu, mu gihe cya vino nshya ukwiriye gukorana n'Imana isezerano rishya no kuvugurura asanzwe wagiranye n'Imana. Gukorana n'Imana isezerano. Yeremiya 50 umurongo wa 5. Gukorana n'Imana isezerano. Mushumba, kongera gukorana n'Imana isezerano. Mana, hari urugendo nge nawe tugendanye, ndongera gusezerana nawe, ndongera kuvugurura amasezerano nagiranye nawe. Gukorana n'Imana isezerano nanone. Muri iyi minsi ongera ugirane n'Imana isezerano. Wongera ubwire ngo nakubwiye ko nzagukorera, ndacyakomeje kugukorera, sindatekereza guhindura icyo nakubwiye, ndacyagishikamyeho, ndacyakizeye. Bakorana n'Imana isezerano. Bakorana n'Imana isezerano ry'iteka ritazashira. Fata abana bawe wongera ubamurikira Imana, ubamurikira Imana, ukorane n'Imana isezerano, ubarambikaho ibiganza, ubavugaho umugisha. Ongera ukorane n'Imana isezerano. Nyeganyeza ukwegereye ngo muri iyi minsi ongera ukorane n'Imana isezerano. Munyeganyeze, hari abantu mbona batari kubikora. Mukome ku rutugu umubwire ngo ongera ukorane n'Imana isezerano. Ongera ukorane n'Imana isezerano. Gravity we, ongera ukorane n'Imana isezerano.
Reverend Irakoze Olivier we ongera ukorana n'Imana isezerano. Aba bana b'abaririmbyi ongera ubasengere bakorana n'Imana isezerano. Kubera ikivino shiraje kandi ntabwo iza mu bimenyerewe, iza mu bitamenyerewe, kongera gukorana n'Imana kandi isezerano. Muri vino sha urongera ukorane n'Imana isezerano. Tuzamura Imana icyubahiro. Ya magambo wageze ubwira Imana cyagihe urongera uyasubire. Imana ngo iyi tariki hari irindi sezerano, hari irindi sezerano. Vino sha murakorana n'Imana irindi sezerano ryo kwifatanya n'Uwiteka, ryo kwikomezanya nawe, ryo kongera kwikomeza mu masezerano y'Imana. Ababyumva bavuga ngo amina cyane. Muririmba neza. Mukeneye gukorana n'Imana irindi sezerano. Abo turi kumwe muha Imana icyubahiro, abatarataha muha Imana icyubahiro. Gukorana n'Imana, mwifatanye n'Uhoraho, musezerane isezerano itazoshira, itazokwibagirana. Ariko ndafashijwe Mana. Bwira ukwegere ngo abana bawe wongere ubavugeho isezerano, wongere ubafatanye. Ababyumva batere haleluya. Bakorana n'Imana isezerano, bakorana n'Imana isezerano, bakorana n'Imana isezerano. N'abantu bajya basezerana, nawe korana n'Imana isezerano. Wibwire ngo uri Imana yo kwizerwa, wibwire ngo uri Imana yo kubahwa. Utembere muri saro yawe wongere umurikira Imana inzu yawe. Winjire mu cyumba cyawe wongere ukimurikira Imana. Winjire mu kugitanda cy'abana bawe baryamye wongere ubamurikira Imana. Ubavuge umugisha uti bakobwa banjye, bahungu banjye, muri abanyembaraga, ntimuzapfa ntimuzakenyuka. Uwiteka ari kumwe namwe, muzakora iby'ubuhizi, muzakora ibidasanzwe. Hano haro nimwe bacuriye kubarwanya izagira icyo batwara. Muzaba imitwe hago muzaba imirizo, muzaba b'imbere hago muzaba b'inyuma, muzamena ibihome, muzahindura amarembo y'abansi banyu. Uwiteka ni umuhamya w'ibyo. Korana n'Imana irindi sezerano, korana n'Imana irindi sezerano. Korana n'Imana irindi sezerano. Bavuga wundi mugisha, saba irindi jwi, saba ibindi biganza, saba andi mavuta, saba urundi rurimi, saba andi maso. Korana n'Imana irindi sezerano, korana n'Imana irindi sezerano. Wibwira ngo ngukeneye bundi busha, heneye kukumva bundi busha, heneye kukubana bundi busha. Hari urundi ruhande narakubonamo. Ukorane n'Imana isezerano. Iki cyumweru murakorana n'Imana irindi sezerano, murakorana n'Imana irindi sezerano. Muracomekwa mu rindi sezerano ry'umugisha, muracomekwa mu zindi mbabazi, muracomekwa mu yandi mavuta y'urugendo, muracomekwa mu zindi mbaraga, mu bundi buntu bw'Imana. Hari ubyumva ngo atere haleluya. Tuzamura Imana icyubahiro, tuzamura Imana icyubahiro. Umushumba navuga mujye mwihuza, nawe ubyature, nawe ubivuge, nawe ubivuge, nawe ubivuge. Umutima wanjye ngufatanyije n'Imana.
ubatongera ubavugeho umugisha. Korana isezerano ubwira Imana ngo aba bana ntago bazaba batinganyi, ntago bazaba barezibiyene, ntago bazaba batinganyi, ntago bazaba batinganyi mu izina rya Yesu. Ntago bazaba ibiryo by'abadayimoni, bazayobora n'abajeni n'abahanga, baravumbura. Ntago ari abana b'inyuma, n'abana b'abanyabwenge. Umwana wawe utsindwa muvuzeho ubwenge mu izina rya Yesu. Umwana wawe utabyumva ndavuze ngo natangira byumve muri iki gihe cya vino sha. Itembe no mu bana bawe, itembe no mu kazi kawe, itembe no mu mibereho yawe, itembe no mu muhamagaro wawe. Ubyumva tere haleluya. Turakorana n'Imana isezerano rishya. Wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, wakomeje intambwe zacu uzikomereza ku rutare. Icya kane kugira ngo wakire vino nshya, wakire vino nshya, nukongera kubaha amavuta y'umushumba Imana yaguhaye. Kubaha amavuta y'umushumba Imana yaguhaye. Muri Luka ibice 22 umurongo wa 28 havuga ngo iki? Nimwe mwagumanye nanjye mu byo nageragejwe byose. Twihanganana n'abantu Yesu yashimiye mu gihe cye cya nyuma, mu cyumweru cye cya nyuma. Hari abagabo Yesu yitegereje arababwira ngo nimwe mwagumanye nanjye, nimwe mwagumanye nanjye. Kongera komatana n'umushumba wawe Imana yaguhaye. Umushumba ni marayika Imana iguha, ibirenge bye byahagarara muri Yorodani ukabona inzira yaho wambukira. Umushumba n'umuhesha w'umugisha ku buzima bwawe. Umushumba wawe ni marayika Imana iguha kugira ngo arinde umutima wawe. Akugaburira ijambo ry'Imana, aguha igaburo ryera, ahagararana nawe mu gihe cy'umuyaga, agahagararana nawe mu gihe cy'amashimwe. Kwifatanya nawe ugafatana nawe ibiganza ni kimwe kikwinjiza muri vino nshya. Mbabwire ko iyi teme turi kuyivuga ariko si twe twayihawe, uwayihawe n'uri. Asifiwe Yesu. Niwe wayihumekewe. Yesu nashimwe cyane. Nta muntu n'umwe wahagarara hano ngo ayisobanure kurusha we wayihawe. Kuduha n'ubuntu tugiriwe si uko atabisobanura. Yashaka ibi byumweru byose 2 yari kwigisha ari wenyine kuko yabishobora. Uretse n'ibyumweru 2 n'umwaka yabwiriza akagatuti ntawe agahaye, akabwiriza umwaka wose kandi nta rubanza afite. Agatuti nake Imana yarakamuha, mikoro Imana yarayimuhaye. Ashobora gufata mikoro agahagarara imbere yanyu akavuga ngo nimuseke, nimumara guseka mutahe. Museke nimumara guseka mugataha. Kwifatanya n'umushumba wawe, Bibiliya iravuze ngo nimwe mwagumanye nanjye. Twihanganana mu byo nageragejwe byose. Nimwe mwagumanye nanjye. Bantu mwagumanye n'umwungeri wanyu imyaka 10 ishize. Mwikomera amashyi muri abantu b'abagabo cyane. Nimwe mwagumanye nanjye. Ese nuko yari mwiza cyane? Oya. N'umuntu arananirwa, acika intege. Ntabwo akoze mu cyuma, ntabwo akoze mu giti, akoze mu nyama n'amaraso. Nawe arababara, nawe arakomereka, nawe agira amarangamutima nkawe, nawe akenera kubwirwa neza, nawe akenera kwitabwaho. Nimwe mwagumanye nanjye.
nuko yaryoshye iminsi yose se? Oya, ntabwo yaryoshye iminsi yose. Nuko yabwirije ibigufasha iminsi yose se? Hari n'igihe bitagufashaga, ariko urihangana ugumana nawe. Nuko utari ufite ibyagusohora byari bihari, ariko nimwe mwagumanye nanjye. Nuko atakugoye se? Yarakugoye ari kugumana nawe. Nuko atagushaririye se? Yaragushaririye ari kugumana nawe. Kongera kwemera kugumana nawe, kongera kugendana nawe muri iki gihe cya vino nshya, ndabona hari impinduka bizazana ku buzima bwawe. Ndabona hari impinduka bizazana ku buzima bwawe. Niba ubyumva, komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Ndi kureba amasura hano y'abantu nzi mu myaka 5 ishize. Ndiho ndabareba n'amaso, ndiho ndababona. Ndi kubareba abagabo nzi icyo gihe bari bicaye, n'ubu baricaye bafite agenda. Ubwo zimaze kuba zingahe? Nuko byose byasohoye se? Hari n'ibitarasohora, ariko uracyahari. Nimwe mwagumanye nanjye, nimwe mwagumanye nanjye. Guhagararana n'umuntu Imana yahamagaye bihindura amateka y'ubuzima bwawe. Guhagarara kwiyereka Imana yamuhaye, ukamusapotinga, ukamusengera, ukamuba hafi. Presence yawe ni y'agaciro cyane. Kugumana n'umushumba wawe. Muracyamwizeye ngo mufatane n'urundi rugendo nanone? Muracyamubonamo Imana? Muzamure ibiganza, muzamure. Nta kintu ari buba, muzamure. Nahumirize, muzamure. Mushuhumiriza bazamure, ndaza kukurebe. Nabonye n'abatazamuye, kandi nta rubanza. Mukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Nimwe mwagumanye nanjye. Kugumana n'umuntu wasizwe biguhesha gusigwa. Ibiguhesha gusigwa. Igihe cyose ahagaze imbere yawe, hari ubuzima bwe buza muri wowe. Hari amavuta y'Imana ari ku buzima bwe aza kuri wowe akagukorera. Wabyemera utabyemera, hari ubuntu bw'Imana buza kuri we bukakuza. Kare ahantu nshumbitse haje abadiyakoni 2 baje kureba uko naramutse. Ndababaza ko mufite urukundo rwinshi, mubikurahe? Barambwira ngo tubivoma mu mutima w'umubyeyi wacu, ngo urukundo agira nirwo natwe twavoma. Byanejeje cyane. Hari ukuntu umuntu avuga ikintu akavuga ati ariko mbega ijambo ryiza. Nuko basubije, ndavuga ngo numva nababaza ibibazo 900 ndatuza. Nimwe mwagumanye nanjye. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Nimwe mwagumanye nanjye. Hari imbuto y'Imana iva mu buzima ikabaza. Wakira binyuze mu byo wumva, wakira binyuze mu byo ukoraho, wakira binyuze mu byo ureba. Ni amarembo 3: kumva, kureba no gukoraho. Nibyo bita gutapinga anointing. Umuntu uhagarara imbere yawe uvuga, hari ikintu wakira kivuye muri we. Umuntu uhagarara imbere yawe ukamukora cyangwa we akakurambikaho ibiganza, hari icyo yakira. Niyo mpamvu ndashobora gusengera abantu mbarambitseho ibiganza umushumba atabinyemereye. Anyemereye ngo barambikeho ibiganza, atabinyemereye ntabwo nabikora. Uzi impamvu? Transfer ihitiza ako kanya, urarekura ako kanya. Ndashima Imana ko mukanya turi mu modoka aje kumfata, namubwiye ngo nirihe banga ukoresha kugira ngo utindane n'abantu. Hari ikintu twari tuganira, arambwira ngo nta kindi, ubuzima bwanjye mbusuka ku bwawe. Turabana bikarenga ku mushumba, nkaba inshuti, nkabana nabo nk'abavandimwe. Kandi uko niko kuri, niko kuri. Njye uko muzi nuko.
afite 1000 yaguha 500, ntago agira ukuboko gutya, ntago agira ukuboko gutya. Iyo aje i Kigali tujya muri hoteli ahantu ari, tugasaka amavarisi, abatwaye amakositimu 2, abatwaye amashati 3, turayasaka akagaruka byera gutya. Niko aremye. Mwarahezagiwe n'ukuri. Niba ari Imana nimuyakome cyane, apana y'ubwami muyakome cyane. Ubwo rero niba uri umwana byara ukaba ufite ukuboko kumeze gutyo, oya ntabwo uri uko niko kuri, uko niko kuri. Ukuntu muzi muri we umukara n'umukara, n'umweru n'umweru. Niba wafuditse arakubaga gutya, azaba akomora ariko arabanza akabaga, akakubwira ati none ngwino tujye kunywa icyayi. Niba amakosa wayumvishe, ngwino tujye kunywa kofi. Ukanywa umeze nk'uri kurira, ariko nyuma ukazabimukundira cyane. Kankubwire mushumba, ntubona aba bantu Imana iguhaye? Hari igihe cyabayeho nge n'abandi bakozi Imana bamwe, Imana iduha abantu mu gitondo, saa 6 na nimugoroba. Ndibuka ko Imana yampaye umuntu anyishyurira kwigisha kuri radio imyaka 2, radio Umucyo. Tukaba imbere y'abantu mushumba, ukaba imbere ukajya ukwepa ukuri, ukajya ukwepa ukuri ugacikira ntukumubwire. None Imana yabadukuye imbere, yabadukuye imbere. Amatorero 12,000 yarafunzwe, n'iryo shumbye ririmo. Kubona abantu gutya imbere yawe ni $, ni zahabu. Uzi ka mucerenge twabakinishaga, curika, zamuka, aho kubaha ibiryo bikwiriye ngo bazamure. Igihe kigeze Imana ibyigizayo gutya. Ubu turicuza ukuri tutababwiye, twari kubabwira cyagiye. Niyo mpamvu igihe Imana iguhaye imitima y'abantu bakakwicara imbere, mushu bahereza ibiryo bikwiriye, bahereza amata adafunguye, bahereza amata atajenjetse, bahereza ibiryo by'urugendo, bahereza impamba yuzuye, bahereza ibyo kurya bikwiriye. Bashaka bataye badateye, haleluya, ariko ubaha ibyo kurya bikwiriye, ijambo ribahe uko ryakabaye. Turabikinisha, Imana yabiduhaye. Drama abaguhamagara ntubitabe, ukaba VIP ukagira gute, none ubu nta nabo wabona, wabakurahe bose umuhura ameze gute ati bite Jackson, kandi uwo yari umukristo wawe, uriya yari pastor wanjye. Kubera iki? Hari ibihe byabayeho, ibihe Imana iguhaye. Rekura ubwo buntu, rekura izo mbaraga, rekura iryo jambo, rekura ayo maboko. Bareme, bubake, basengere, bashyigikire, bakunde, biteho, baheke, bakeyaringe. Imana irabaguhaye. Ngaba Imana irabaguhaye. Bahandura amahwa, kubita ibihanda imbere yabo, kubita ibyana by'ingunzi imbere yabo, irukana imivumo imbere yayo. Basengere, babohoke, bagotesha uburinzi bw'Imana, bazamure, bubake, basengeshe, batyaze, kuko Imana irabaguhaye. Barahari. Kwe tubashumbiye kuri telefone, ugashyira audio ngo muze gutera haleluya, kazayitere ejo bundi atanabyumvise, kandi ntacyo uri bumugire. Umushumbye kuri telefone, ushumbye kuri telefone. Twibyuma birapakiye mu byumba n'intebe n'amabafure biratwikiriye, n'amatapi n'imikeka. Imana irabaguhaye, irabaguhaye,
irabaguhaye mushumba. Yo, kandi ibyo mvuga arabizi. Yarazaga tukajya mu ivugabutumwa akambwira ati pastor bira ni ibiki, twagera mu cyumba hana kare akabatira none none niko twisanze, none bya bindi byose yagize. Uhura n'umuririmbyi n'undi barishingiye, tubu turatwite turibanira, mwabanye ryara ati none ko garanti yanyu yarangiye, none twaribaniye. Mwari mwaratubwiye ko Imana yabahamagaye, none se mwarahamagawe kwe? Insengero zabaye utubari, izindi zabaye isoko, izindi ni ibiraro by'inkoko, izindi baziciye amashambure yo kubamo. Twebwe urwacu baruciyemo amashambure yo kubamo, ni amarogi yo kubamo, sare twakoreragamo. Abandi bororeramo ingurube, abandi borora inkoko, abandi bakozemo isoko, abandi bakubiseho ibyapa, abandi banyweye inzoga, abandi umatana n'umushumba Imana iguhaye, umatana n'umugabo w'Imana, kundi ntama Imana yaguhaye pastor. Nubundi urazikunda, ongera uzikunda, ongera uzisengere, ongera uzisengere. Ufite envelope n'utayifite zose ni intama, uwaparitse n'uwaje n'amaguru bose ni intama, utaha muri etaje n'utaha mu mwobo nabo ni intama, ugenda n'amaguru n'uwambara ikirato cy'umutaliyani bose ni intama, uwasokoje n'uwambaye agatambaro bose ni intama. Bose bakeneye ibiganza byawe, bakeneye ijwi ryawe, bakeneye presence yawe. Bose ni intama, bose ni intama, bose ni intama. Arabizi abana ati ibi ni iki? Abubwira tubigeza gute? Ni ibi nyine uko wabibonye niko bimeze, niko bimeze. None bya bindi nyine uko wabivugaga niko byagenze. Iyo Imana iguhaye amahirwe, iyo Imana iguhaye ubuntu, iyo Imana iguhaye akaryo, niko mubyita, umwanya. Imana ikaguha umwanya ugatera waraza, ikaguha umwanya ugakomeretsa abantu, ukabaga abantu, ukagira ibyo utema, ukagira ibyo wica, ibintu by'umubiri, ibintu bitarimo Imana, by'ikibiri gusa, by'icyuka. Abantu bagatahana icyuka, abantu mwomatanya n'umushumba wanyu, Imana ibaha umugisha. Ndatuye ngo Imana ibaha umugisha. Hoya komera Imana amashyi, Imana ibaha umugisha. Kumuha igihe cyanyu, kumuha umwanya wanyu, ubutunzi bwanyu, kumuha, kumwizera, ukamwizera, ukamubwira ati ndaje n'urugo rwanjye, ni wowe uzatugezayo. Tuzamure Imana icyubahiro. Abarokore amen, abarokore amen, abarokore amen. Ibyo biguhuza na vino nshya. Ese mvuze nabi? Icya gatanu, mushumba ni ukwagura igicaniro. Kwagura igicaniro, kwagura igicaniro. Kwagura igicaniro bivuze iki? Bivuze kwagura igicaniro. Igicaniro cy'abanyamasengesho kikaguka, igicaniro cy'abaririmbyi kikaguka, igicaniro cy'abamama n'abakobwa kikaguka, igicaniro cy'abagabo n'abagore kikaguka. Abanyamasengesho niba bari 50 bagomba kuba 200. Abaririmbyi niba bari 70 bagomba kuba 500 no kurengaho.
Impamvu ni iyihe? Abanyamasengesho mu bihe biri imbere uzajya ukora ibiterane habanza abanyamasengesho mbere y'uko ugerayo. Uzajya ukorera mu kirere nk'icyaba Benihini, habanza amasengesho mu masitade bazajyayo bakamara igihe basengera aho hantu, akazahagera ikirere cy'abanyamasengesho cyarahamatanze. Uwo ni wo mwuka ugiye gukoreramo. Bagendana abaramyi babo, bagendana abaririmbyi babo, bagenda bipanze. Bivuze iki? Bivuze ngo ni benshi ku buryo aho bavuye hadasigara icyuho. Hazajya habanzayo abanyamasengesho, ubarase nk'imyambi bajyeyo, uperepara mesaje, uhagera bo bahari ikirere bagifite gutya. Ibyo rero birasaba iki? Birasaba ko wagura igicaniro. Birasaba ko wagura igicaniro. Yesaya 54 umurongo wa 2 haravuga ngo rega inyegamo zawe zigireyo, rega imigozi y'inyegamo yawe higarukire hafi. Rega inyegamo zigireyo, rega imbibi zawe zigireyo, rega zigireyo, ntugarukire hafi. Haleluya! Ugarukire hafi, zigere kure, uzirege, uzikurure, uzagure, uzikurure, zigire kure. Ubacanire igicaniro cyongere kizuke, kigira ubuzima muri yindi season mugiye kwinjiramo. Kandi bazakumira. Uzi impamvu nkubwira ijambo riri mu Bacamanza 16 umurongo wa 11 haravuga ngo Samusoni bamubohesha imigozi mishya. Imigozi mishya. Imigozi mishya. Bamubohesha imigozi mishya. Abuzagura, abo ngabo uzubaka nabazajya bamenya iyo migozi. Bivuze iki? Ibihanda utarwanye nabyo mu myaka 10 ishize, Imana ibikurinde ko bigutegerereza mu yindi myaka. Satani ntaza yihinduye mu bundi buryo ngo haje imigozi mishya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amahema yawe, imigozi yawe uyagure cyane, yigireyo, ntugarukire hafi. Utozaba. Sengana naba, rarana naba, taramana naba, cyazaba ongera ucaze naba, cyaza nuriya, mucaze. Kubera iki? Urajya kure kandi ukeneye imyambi wohereza. Urajya kure ntabwo ugarukira hafi. Agura rero, agura, kuko ugiye kohereza imyambi. Ndabona wohereza imyambi. Bamwe bohereze mu ishuri rya Bibiliya bajye kwiga missionnaire, bajye kwiga missiology, bajye kwiga theology, bajye kubyiga. Wowe warabyize urabizi, bohereze. Baha amahirwe ukoresheje connection ufite. Urayifite? Mama wawe afite amashuri angahe? Menshi. Bige kuri scholarship uzi, umwohereza abana. Ese hano hari abana biteguye kuzoherezwa nk'imyambi? Imyambi izagura umurimo. Niba bahari batere haleluya numve. Niba bahari batere haleluya numve. Usuriza umuntu kwegera umubwire ngo Imana ikurinde imigozi mishya. Ubuzima bwawe Imana iburinde imigozi mishya. Bimumbwira uti Imana ikurinde imigozi mishya. Imana ikurinde imigozi mishya. Hari igihe umuntu akubwira ngo ngewe ngo sindakora iki n'iki, ariko ukaba ufite undi mugozi mushya. Telefone yakubera umugozi mushya. Telefone. Imigozi mishya. Hari linki zisigaye ziri ku matelefone hamwe na hamwe. Umuntu akakohereza ngo nkuruhure mu mutwe se, akaba kohereje ukuguru kwe. Aturashaka kubona haruguru yako, shyiraho 5. Bakabishyiraho.
turashaka kubona ibere se shyiraho 10 naryo bakarishyira. Nta abo bantu mwari kure y'undi, ariko mu migozi mishya bose bari guri. Komeza unyereke, komeza iyo ni imigozi mishya. Nta gato yagiyemo pastor, ni imigozi mishya. Akaza rero ati amina, yaraye ku migozi mishya. Nyereka ibere, nyereka ukuguru, nyereka umukondo, nyereka. Vuga ngo iyo ni imigozi mishya. Muvuga ngo kwa Cinara Yesu. Hari umumama ejo bundi yarari hasenga, aravuga ati ariko none nahuye n'ibibazo. Kandi yajyaga asenga avuga ati Mana, sengeye umugabo wanjye, ndamukweretse aragiye, umurinde baderira, ufite agasura keza karuta kanjye ndashwaratuye, ufite ibibuno byiza ndabihengamishije, uteye neza ndamuhengamishije, wari ugize gute ndamupfunyitse. Arapfunyika, arashwaratura, ahengamisha amataya yandara yamanura, ati ndayakokoye, amatayi abandi yagowe, agasura keza, atuhagaze neza ndamuhetamishije, atujya kumureba murebesheje imiryezi, atumukanurira cyane, musutse urusenda mu maso, asuka insenda. Uzi ikintu gitangaje? Umunsi umwe yatashaje kureba abana, asanga umugabo. Yasanze umugabo ari gusambana n'umuzamu, aryamanye n'umuzamu, bari gutingana. Umuzamu wabo yamusanze mu kazu k'abazamu. Vuga ngo iyo ni imigozi mishya. Akinguye gace aravuga ibi ndi kubona nibyo. Yibuka abo yashwaratuye ko wategeza amushyiramo. Nawe yagishize mu rugo, nicyo kidayimoni kigiye kuzamusenyera. Abantu baramubwira ati bararambanye, niyo mpamvu yagiye yanga kumwirukana. Undi aba nk'igiti. Mwese muvuga uti kwa Cinara Yesu duratwitse, nimutwika abazimu n'abadayimoni. Wowe ukajyaho mwaho ukirirwa ushwaratura amasura y'abakobwa b'abandi, baragowe nabo, baragowe bararengana. Ubu rero hadutse indi migozi mishya y'ubuhungu bwirirwa bw'inyonga bwimakiye. Mwe ntibumubona, twe tubonana nabwo, duhura nabwo cyane. Bashyiraho icyapa bati bafite insengero zabo zirakora, izindi zirafunze, zabo zirakora. Bwira ukwegereye ngo Imana ikurinde imigozi mishya. Bibwira mugenzi wawe, abantu batatu, Imana ikurinde imigozi mishya. Turi kwakira vino nshya ariko dukuyemo imigozi mishya. Mutere haleluya y'imbaraga. Ariko uzi imigozi mishya itera abantu bamaze gutera imbere kandi bakiri ku gisuzuguriro, bateregeze bashwana. Ariko ifaranga rikaza akavuga ngo ntukiri kuri type yanjye, ngo sigaye nkureba nkabona umeze nk'agafuka k'amakara, ngo nagutwaye gute. Uwo niwe bayashakanye, agiye kuza n'uyarya. Imbebi yasahura isiha ikayagotomera. Uwo mwaruhanye panda teremuka ngo ntukiri type yanjye. Type ariko ibyo nibi cy'abantu bihaye. Tuvuge ngo kwa Cinara Yesu bazimu bashya. Duhereze Imana icyubahiro. Asifiwe Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Iri jambo kugumana n'umushumba wawe, mwandike Yohana ibice 14 umurongo wa 23, sindi buhasome ariko nimuhandike. Kwagura igicaniro mwahanditse Yohana 14 umurongo wa 23. Hanyuma kwagura igicaniro ni Yesaya 54:2. Wandike Nehemiya 1:5. Umurimo urakorwa hagari. Nehemiya 4:13. Aho no kwagura igicaniro. Kamvuga ibi bibiri soze. Icya gatandatu kugira ngo wakire vino nshya
biragusaba ijambo ryitwa kubiba imbuto. Vuga ngo kubiba imbuto. Tuzamurira Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Igihe gishya cyose abahanga n'abanyembaraga bagitangirana no kubiba. Bagitangirana no kubiba imbuto. Ukabibira vino nshya, ukabibira vino nshya. Yesu ahabwa icyubahiro. Nasenze igihe kinini mbwira Imana ngo impera abana ubwenge, kuko batsindwaga mu ishuri mbona ntibihagije. Mfata imbuto ndavuga ngo Mana, ndabibye kubw'ubwenge bw'abana. Ndashima Imana yanyumviye ikabikora. Ndabizi muri iki giterane mwarakoze uburyo dufashwe neza cyane. Tubayeho neza cyane, tuguwe neza cyane. Amen. Haleluya. Tuzamurira Imana icyubahiro. Umukozi w'Imana mu bintu azi kwakira abakozi b'Imana. Iyo yakwakiriye akora ibishoboka byose, kandi ntibyikora, bikorwa n'ubushobozi. Nubwo ubwo buryo bwose rero bwakozwe, iri jambo rya vino nshya Imana ikuyobora imbuto uzabiba. Uzayibibe kuri iki gicaniro, uvuga ngo mu gihe cya vino nshya sohoye imbuto. Itangiriro 26:12 ngo Isaka biba muri icyo gihugu. Tangiriro 26:12. Sezo yose uyitangirana no kubiba. Ndagusabye, niba ushaka kwakira vino nshya, uzare kuri imbuto yawe. Wambuka winjira mu kindi gihe urekuye imbuto yawe. Nibisaba ngo ingana gutya, bisaba umutima mugari ufite, bisaba kumvira ufite. Yesu nashimwe cyane. Abarokore tuvuge ngo amen. Abarokore tuvuge ngo amen. Abarokore tuvuge ngo amen. Ukwiriye kubiba ukarekura imbuto yawe. Kavuga ngo Mana, iyi ni imbuto ya vino nshya, ndayakiriye, ndayirekuye ku bwa vino nshya, ndayirekuye kubw'igihe gishya ngiye kwinjiramo. Uzabibona bisohora, uzabibona biba mu buzima bwawe, uzabibona biba mu buzima bwawe. Ndakwinginze, uzabumvirira ijambo, uzabibe uvuge ngo mbibiye vino nshya, mbibiye ikindi gihe gishya, mbibiye isezerano rishya nagiranye n'Imana. Uzabibona bisohora mu buzima bwawe. Icya karindwi ngisorezaho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Nugutegura umunsi w'ibirori ukishima. Gutegura ibirori, ku cyumweru tuzarya tunanywe, ayo makuru ndayafite. Haleluya. Haleluya. Tuzamurire kubaho kw'Imana icyubahiro. Haleluya. Kandi haleluya. Muri Esiteri 8:17 Abayuda bategura ibirori, bategura iminsi mikuru. Esiteri 8:17 ngo batanga n'impano, barishima, baranezerwa, bategura ibirori. Cerebura. Tegura ibirori. Tegura ibirori, tegura inyama zokeje iwawe, tegura ameza iwawe, byambarira wicaye iwawe. Tegura ibirori, uvuga ngo ni ibirori bya vino nshya. Tegura ibirori, tegura ibirori. Ugira umuntu utungura, umubwire ngo nagutumiye, iwanjye hari vino nshya, hari umutobe mushyashya. Tegura ibirori. Ugira umuntu uha gift, umubwire ngo ntubibyemo, impamvu ni iyihe, nakiriye vino nshya. Tegura ibirori. Tegura ibirori, tegura ibirori, tegura ibirori. Ishime. Hamagara famiye yawe, hamagara abana bawe. Tegura ibirori. Nyeganyeza umuntu mwagiranye ngo tegura ibirori. Munyeganyeza umubwire ngo tegura ibirori. Tegura indirimbo zo kuririmba, tegura igisirimba cy'uwo munsi. Tegura ibirori, tegura ibirori, tegura ibirori. Wishime,
wishime unezererwe mu mwami. Tegura ibirori, hagira utera haleluya. Tegura ibirori utange, ujye mu kabati kawe ugira umuntu bibamo, umuhesha umugisha, mubwira ngo iyi shakoshi nayikundaga ariko ndi mu birori, akira nkubibemo. Nakiriye vino nshya. Bwira ukwegere ngo ibyo bintu birakora cyane, mumbwirire ngo birakora cyane. Tuzamura Imana icyubahiro, tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Birakora cyane. Haleluya. Hari umwana wamenye ko ngiye kuza, ariho arandeba hariya, anjyana mu iduka arambwira ngo mushumba wanjye ngwino njye kukugurira imyenda. Twariye n'iyi arishyura. My daughter, Imana iguha umugisha. Anje we, Imana iguha umugisha cyane. Uwiteka kuzigame. Urumva ntamuheshaje umugisha? Bwira ukwegere ngo tegura ibirori. Mbariza ukwegera atari kujya urya ryari. Munyeganyereza umubwira atari ku gikoni cy'iwawe kibaho cyangwa ntikibaho. Tegura ibirori utumira abantu. Umva mbabwira ibintu bizabera hano ku cyumweru bitarazifere mu rugo iwawe. Genda ukora akarori gatoya mu rugo iwawe. Genda ubikore. Urya inyama, urya imbuto, unywa amata, ushime, muhoberane, muneze, uvuga amagambo y'urukundo. Uzabikore. Akira vino nshya. Uzabikore. Reba abantu hano mu itorero, uba blessing, ubahesha umugisha. Babwire ngo nayobowe kuguhesha umugisha, nayobowe kukuzanira gift. Si ngombwa ko tubimenya, we bikore. Mumbabari, muzabyumvira mu bikore. Njyewe nzagera mu rugo mbikora ibimvuga. Mbaga inkoko, mbaga amagi, n'amagi barayabaga, amafi n'amasamaki, supu n'isosi. Bwira umuntu mwegeranye ngo ihambure ukora ibirori. Ihambure ukora ibirori. Mubwira uti kora ibirori, ariko nimubibwirane mu izina rya Yesu. Kora ibirori. Niba abana bawe basohokane. Habaye iki? Turi mu gihe cya vino nshya. Niki cyabaye iwawe? Hari vino nshya twayakiriye. Niki cyabaye? Ni vino nshya. Nimuze turye, nimuze tunywe, nimuze twishime. Kubera iki? Imana ibahaye vino nshya. Ibintu byo kutarekura ngo muteke neza, murye mwishime, ibyo bintu sibyo. Kandi nunywa amata uzayanywa atarimo amazi, uzayanywa afashe kwa kundi. Apana kuyashyiramo litiro 6 ngo iki cyayi muzakinywa kugeza ejo nimugoroba. Uzakinywa kugeza ejo nimugoroba. Inusu y'inyama, utuntu tw'udupande no. Kata ukuguru n'ibyako, kata uruhande n'ibyako, kata neza. Nurangiza uvuga ngo ni vino nshya, ni igihe gishya. Hagira ubyakira ate. Haleluya. Tuzamurira Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Haleluya. Muzamure ibiganza mbibatureho mu izina rya Yesu. Ndasenga ngo nudafite uburyo, Imana imuha uburyo. Niba no mu mufuka wawe nta kirimo, Imana igishiremo mu izina rya Yesu. Utegura ibirori. Abana bawe bambare neza, wambare neza, madamu yambare neza. Kurya umuntu ashobora ninde uri ubasure hano? Ni Imana yadusuye. Vino nshya yaradusuye. Vino nshya yaradusuye. Wambara umukenyero, wambara iribaya, wambara yakanzu. Papa yambare
kositime, abana bambare ka gakanzu kitwa mama arankunda papa arankunda kameze gutya, bicare ku meza. Tera haleluya. Mwifotoza ifoto muyishyire kuri status, muvuga ngo igihe cya vino nshya. Hariya naho hakubitira abadayimoni, hariya uhanigira abazimu, urabakubita ukavuga uti vino nshya. Abana bafite amaguru y'inkoko bameze gutya, bafite igicupa kinini bari kugotomera vino nshya. Ariko duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro. Abazumvira bakabikora bavuga ngo amina cyane. Abazumvira bakabikora bavuga ngo amina cyane. Ndagusaba ngo uhaguruke gatoya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nsuriza abantu batanu babwire ngo ibirori byiza. Mubwire ngo ibirori byiza. Bwira umuntu mwegeranye ngo ibirori byiza. Bwira ukwegere ngo celebrating. Mubwire ngo byizihize. Iyi minsi mikuru muzayizihize, muzayizihize. Ushobora kugura rya cupa rya champagne imwe iva South Africa ukayiturisa iwawe, ibihe byiza. Reba satsa yareba bya birahure abana batajya banywera, mureka azaba ari byo banyweramo. Bya birahure byiza azaba ari byo banyweramo. Ntuzemere ko banywera muri plastique cyangwa banywera mu ijag, uzabareke banywere mu birahure byiza. Ababyakiriye haleluya. Celebrate. Byizihize, byizihize. Vino nshya yaje, vino nshya yaje. Vuga ngo ndayakiriye. Tuzamurire kubaho kw'Imana icyubahiro. Zamura ibiganza byawe, tuzamurire kubaho kw'Imana icyubahiro. Ndasaba ngo mubyizihize mu izina rya Yesu. Ndasaba ngo Imana ibahe ubushobozi, Imana iguhe uburyo mu izina rya Yesu. Ukore soko hahe, ubicelebrating, ubicelebrating. Uvuga ngo ni ibirori bishyashya. Ngo abayuda bakora ibirori, bakora ibirori, bakora ibirori, bakora ibirori. Iyi myenda wambaye niyo mu mibyizi, nuko wanyuze hano uvuye mu kazi. Ariko icyo gihe uzabyambarire. Vuga ngo kubyambarira uzabigire muri salo, uzabishyirishaho make-up, uzabyambarira amaherena meza, uzabyambarira inkweto ndende kandi iri kuva muri salon, muri korodoro no ku irembo. Wowe byambarire, wowe byambarire, wowe byambarire, wowe byambarire. Nabwiwe ngo muzakora ibirori bibinjiza mu gihe cya vino nshya. Umushumba wazabikora, ariko nawe bikora. Duhereze Imana icyubahiro, tuzamure Imana icyubahiro. Ubu nzagera i Kigali mbure keke ibihumbi 10 cyangwa 15 ngo nandikeho vino nshya nyishyire nyijyane gutya, mbwire madamu nimvuye mu murimo wa papa, tuyikate tuyimanyure, tuyirye nidashira turayishyira muri firigo. Dore ko firigo turayifite. Ubundi twayipfundikizaga mu isafuriya cyangwa tukayirya kugira ngo idashira, kugira ngo idapfa, cyangwa tugahamagara abahisi n'abajya. Ariko Imana igira neza. Zamura ibiganza dusenge. Vino nshya mu mikuzo mishya. Zamura ibiganza byawe mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza byawe mu izina rya Yesu. Ugiye gushima Imana ko iguhaye igihe cy'ibirori. Igihe cy'induru kirarangiye, igihe cy'impundu kiraje. Igihe cy'amarira kirarangiye, igihe cy'umunezero kiraje. Igihe cy'ubuzima bwo gupfundikanya kirarangiye, igihe cy'ubuzima bufite ishusho kiraje. Igihe cyo kugerageza ntibyemere, igihe cyo kwemera kiraje. Igihe cy'icyangiro gikuweho, igihe cy'igikundiro kiraje.
igihe cy'ibishaje kiragiye, igihe cy'ibishya kirinjiye. Inyuranyije ibihe ku buzima bwawe, inyuranyije ibihe ku mibereho yawe, inyuranyije ibihe ku buzima bwawe. Mana ndagushima, ndagushyira hejuru. Hagira umuntu uzamura ijwi rye asenga mu izina rya Yesu. Mana ndagushyira hejuru, Mana ndagushyira hejuru. Muri iki gihe abantu benshi bagiye kuza muri gravite kubera vino sha, bagiye kuza muri gravite kubera vino sha. Uzasinda umunezero w'agakiza, uvuga ubutumwa benshi bazabukurikira. Bazibaza ngo uwo munezero wawukuye he, bazibaza ngo ni he uvoma, bazibaza ngo ni ndugushumbye. Ayo mavuta azaza, ubwo buntu buzaza, izo mbaraga Imana irazitanze. Mana turagushima, turagushyira hejuru. Zamura ijwi ryawe ufatanye nanjye gusenga. Mana icyubahiro ni kibi cyawe, Mana izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Ibi bintu birindwi bituma abantu bakira vino sha, mitanze uko nabihawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Hatagize na kimwe Mwami Imana kivuyemo. Reka ineza n'ubuntu bwawe bigaragare. Ongera ubomatanye nawe, bongere bakorane nawe isezerano, bongere bomatane na marayika wabahaye, bongere bakore umurimo wawe, bongere basubizwamo imbaraga. Vanaho gusharira kose, vanaho icyaha cyose ku buzima bwawe Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Reka ineza yawe yasure, reka ubwiza bwawe basure. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo ubahe gukora ibirori mu miryango yabo. Amavuta ari kuri iki gicaniro abatembeho kandi abakorere. Ugize neza Mwami, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Umugisha wawe nubazeho kandi urakoze kubashyigikira no kububaka. Mu izina rya Yesu Kristo tugukomeye amashyi, tugushima, tuguhimbaza kuko uri Imana, tuguhimbaza kuko uri Umwami. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.